ukoze subscribe kuri KS TV. Uyu munsi rero twaganiriye cyane atubwira byinshi byimbitse byinshi afitiye abakunzi biwe. Ikaze ku rugo rwawe. Murakoze mwese za KS TV ndabasubuje. Iyi minsi rero twari tumaze iminsi twarakubuze, waruherereye mu biki, wari waragiye he? Narindi mu rugo hari utuntu narindi. Hari utuntu warubuze wari urimo ariko wari warabuze abafana bambaza agati se wa mukobwa tuzaniye, wa mukobwa tugezaho utuntu dusekeje bimeze bite, yagiye kutukimubona? Mba ndimo gutegura, mbategurira. Wari urimo urategura, twizeye ko mu minsi yose yari ishize rero utaboneka, wari gutegura ibiganiro byinshi cyane. Uyu munsi rero turagira ngo uganirize abakunzi bawe bagukurikira. Ndahari ngo mbaganire. Gira ikintu rero utangariza abakunzi bawe. Narindimo mbashakira ibiganiro hirya no hino, ariko ibiganiro biri hanze birasekeje, umva birasekeje. Twizere ko tuzana none inkuru twika, inkuru zisekeje. Mu nkuru zose wagiye utara rero turagira ngo utoranyemo inkuru imwe ishimishije aba ariyo ugeza ku bakunzi bawe. Inkuru ishimishije iruta izindi si bose, ariko ntago yabura. Kera arabasuhuza. Ibintu rero by'abasheri bawe rero nawe ako kantu ucishijemo nkatwe tutabafite se. Ni ngombwa. Ako kantu rero nako kantu ntago ari sawa. Ako kantu kuko twebwe ntabwo bakunzi bari dufite. None turabibwira abantu, turabibwira ibiti bihagaze cyangwa. Mwihangane. Kwihangana se wagize ngo buriya kwihangana wagize ngo bivuze ko umuntu ahita abona umukunzira? Oya, none se ubwo igihe nikigera wasanga disi mutaruzuza imyaka. None se buriya hari igihe ngomba ngo ngiye ngo kureba umukobwa avuze ngo ngiye ngo kureba ngo shiri wanjye ngo dufite poroti uyu munsi. Buriya ko abantu bafite abasheri cyangwa se nkaho ufite umusheri, buriya ni ibyiye wadusangiza biryoshye kuba ufite umusheri cyangwa se ibibi kuba ufite umusheri cyangwa se byiza. Muri byo ngibyo uragira kimwe tubwiramo? Byose ndabibabwiraho. Icyiza iyo ufite umuntu ugukunda biba byiza kurushaho. Urabona nanjye ndasa neza. Ndabona ufite po ya danje. Byatari. Iyi kanzu rero ndashaka kubwira iyi kanzu wayiguriye he mu by'ukuri? Iyi kanzu rero ni komande. Iyi kanzu rero ndashaka kuyereka abadukurikiye bose ku buryo babona ko iyi kanzu ari ikanzu idasanzwe. Ni komande. Murabona iyi kanzu KS TV, urabona ikanzu yambaye, muramubona neza. Ni ikanzu ishobora kuba yaraguze amadolari, nge ntabasha kuvuga cyangwa se ntabasha no gusobanura. Turagira ngo ubwire abakunzi bawe iyi kanzu wariguze amafaranga niki? Shase, iyi ni kado ya sheri, sinzi keretse niza kumuhamagara nkamubaza. Yavuye he, muri Amerika cyangwa yavuye muri Brazil? Zanzibar. Yewe ibintu birakaze cyane. Iyi nkweto rero, iyi nkweto nabwo murabona ko, reka mbwire kameramani agaragaza inkweto neza. Iyi nkweto murayibona, urabona ko n'umwana ufite n'ibirenge byiza cyane hariya, ibirenge bye muragira ngo muri kubibona. Iyi nkweto yaguze amafaranga angana iki? Ni menshi cyane. Mboneraho no kubabwira abakunzi banjye, hagize uyikenera yambaza, yakubaza. None rero turagira ngo nyine dusobanurire, tuvuze ngo tugiye kuganira nyine ku bibi, ku bintu bibi ushobora kuba wahura nabyo ufite umusheri, n'ibintu byiza wahura nabyo kuba udafite umusheri. Biba byiza iyo abantu babanje ibyiza bagahirutsa ibibi. Byiza kuba ufite umukunzi agukunda, usa neza, uhorana ibyishimo, nta munaba ugira. Kabiri, iyo ibibi bibamo no kugira ibinyoma, kubeshya. Iyo mukundana mubeshyanya nta byishimo mugira. None se ntabwo uciye mu byo uvuga, buriya ni gute umuntu yamenye yuko umuntu, urabona ko umuntu uri romantike, umuntu wamaze kwinjira mu rukundo neza, biragoye kuba wamenya umuntu ukubeshya cyangwa se ugukunda. Mu by'ukuri ni igihe cyakugaragaza ko umuntu akubeshya cyangwa se ko umuntu abirimo neza. Uva nkubwire rero, nta muntu wicara ku ntebe y'ikinyoma ngo ayirambure. Biratinda igihe runaka utazi ukagira ukuri umenya. Shangiye rero buriya nyine nigeze nkundana n'umuntu, umuntu arambeshya kandi tumarana igihe kinini nawe ambeshya. Birangora rero kumutahura. Ariko waje kubimenya. Naje kubimenya ariko urumva biye byaransize. Biragorana ariko ukabimenya. Ni iki rero wakorera umukunzi wawe kugira ngo yishime? Icya mbere ni ukuri. Iyo umubwiza ukuri, ibintu byose wakora kuri we akwizera nk'umunyakuri biba byiza cyane, ahora yishimye.
aha murumva rero KS TV urumva ko yari abafitiye byinshi cyane, yari yaragiye kubategura ibiganiro byinshi cyane ubwo twari twaramubuze, ariko urabona ko uyu munsi noneho yagarutse neza. Ndagira ngo utangaze none ibintu biri professionnel, igihe video zajya zigaragarira, utubwire ngo cyangwa se mu cyumweru uyu munsi n'uyu hazajya hacaho video isayi neye, umunsi n'uyu video iboneke, mu kindi cyumweru hazajya haboneka iyi video runaka ya uploadingwa amasaha n'aya ku munsi runaka. So guys, murakoze cyane kandi nshimiye ubwitange bwanyu mukomeza kungaragariza. Hari abantu bigize kumbwira ngo barashaka kumenya ngo story ku buzima bwanjye. So ku cyumweru nzabaha video, ku cyumweru kigiye kuza pana urabona umunsi ku cyumweru, kuri cya cyumweru kizaza nzabaha video ivuga ku buzima bwanjye. Turabashimira rero mwewe mwakomeje kudukurikira, ntago akaryoha kahora mwitama. Ubu rero murumva ko ababwiye neza ukuri, ni nyirabyo ubyivugiye, ku cyumweru saha ya 11 zuzuye z'umugoroba hagomba gucaho video nshyashya ya uploadingwe ivuze izabivuga ku buzima bwa KS TV. Murakoze cyane, turabakunda kandi mukomeze gukora subscribe, musharing ibiganiro, hanyuma mugire muri section comment mutwandikire, hanyuma mutubwire ngo mugire ibyo muhindura mu biganiro byanyu. Turabakunda, ciao ciao. Bye.